oya ibyo by'intambara ubwiyunge u Rwanda rwaciye mu bintu byinshi cyane bibabaje. Niba twese tuzi amateka twanyuzemo, nta bintu bigomba kuza ari ibintu bishyamiranye cyangwa bijya mu nzira zitarizo. Igikuru nuko abantu bazaza. Nge rero urumva mba ndi outdated cyane. Abantu biyunga nabahe. Abantu kwiyunga no guhuza imbaraga. Nabaheze. Ntago bazi. Ntago mbazi nge. Ntabwo uzi igitaramo cya Beni Melody azakiririmba. Umva hashize igihe kinini byatari abanyarwanda habayeho ubumwe n'ubwiyunge. The Choice Live. Unamfasha no gukurura inganzo igendera ku ndagaciro, igendera gukunda igihugu, igendera ku mateka y'igihugu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kuko burya disikuru ze, ibiganiro ibyo byose nibyo mvomamo indirimbo zishobora gutuma n'abaturage bashobora kugira text nziza na lyrics nziza. So ibyo ni urumva ko yewe shoje umwaka ameze neza ndyoshye, kandi nifuza bose ko bazawusoza neza mu bikorwa byiza kandi bifitiye akamaro igihugu. Imyaka 40 ukora umuziki ariko nta gihembo cy'imbere mu gihugu, ariko uyu munsi nibwo yawe byari byaratinze cyangwa igihe cyari iki? Byaratinze cyane, byaratinze. Sinzi igihe ibihembo za award zatangiye mu Rwanda, ariko byaratinze. Iki gihugu kimaze kubona ibihembo byinshi cyane kandi mu nzego zose ziriho. Noneho no kuba nkanjye nk'umuhanzi ubimazemo igihe imyaka 40, reba mu myaka 40 n'uyu munsi akaba ariho haje award y'u Rwanda, biteye yego ni ibintu udashobora hari igihe mbitekereza nkavuga nti okay, si kuba nshaka award cyane, ariko ndabitekereza ku bandi. Uyu munsi bavuze yewe, ariko hari abandi utubukuru. Hari Muzehe Makanyaga arahari, hari Mama Cecile Kayirebwa arahari, hari Muyango arahari, hari Mama Florida arahari, Mama Suzana barabikoze, hari n'abandi benshi bakagombye kuba babona izo award, baragiye kubw'Imana, baritabye Imana, ariko n'abandi amajwi atangiye kubona ko agenda akembera, ariko nta kembere bafite ikimenyetso cyangwa umudende bashyira ahantu bakavuga bati narakoze. Ni ibintu rero ubwo bitangiranye na Isango Star n'izindi award zigiye zibuka abo bose badutanguriye, abo bose batweretse inzira, babashimire ndetse banabashimire cyane. Kandi ntibishimwe gusa rizana cya kirahuri gusa kirimo award baba bakoresheje ahantu, kigire nicyo gitanga kijyanye n'amafaranga cyane cyane. Nibyo nasobanuye hariya. Ndashima ibyo Isango Star yakoze, ni intangiriro, ariko ubutaha bazakore award ifite icyo iherekeje, na envelope ihari nk'uko i Burayi bimeze. Burayi baguha award ariko bakaguha na envelope. Uko ingana kose ni symbole nziza cyane. Yego. Ni sawa cyane. Uhagurukije abahungu bawe yaba ari Ben yaba ari Bruce bari kwitegura igitaramo kitariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mwaka turi kwitegura kwinjiramo. Ntabwo navuga ngo uhagaze ku ruhe ruhande cyane ko bose ari abahungu bawe, ahubwo iki gitaramo wowe uragisobanura nk'igitaramo cy'ubwiyunge, igitaramo cy'ubufatanye, wowe uragisobanura gute kino gitaramo cy'abana banzi? Oya ibyo by'intambara ubwiyunge, u Rwanda rwaciye mu bintu byinshi cyane bibabaje. Niba twese tuzi amateka twanyuzemo, nta bintu bigomba kuza ari ibintu bishyamiranye cyangwa bijya mu nzira zitarizo. Igikuru nuko abantu bazaza baje kureba abahanga dufite baririmba neza, kandi buri wese afite abafani be. Bakoraga spectacle rumwe bakaza bakuzura,
undi yayikora bakaza bakuzura, namwe mutekereze noneho bose bashizemo imbaraga hamwe ukuntu iriya BK Arena izaba imeze. Ni icyo gikorwa, niyo resulta y'abantu bakoreye umuziki bakaba bageze ahantu heza bagiye guhura. Ntibibe gusa kuri abo ngabo umbwiye, ni ibintu bigomba kuba no muri gospel. Abahanga ni bahure baduhe igitaramo bose, muri gakondo nabo babigenze. Ikiza cyo muri gakondo bo baranabitangiye, ariko nzaba mpari kandi ndishimiye kuzabona igitaramo cy'aba bahungu babiri, nacyo gituma nabegereye ndabaramutsa nabifuriza n'igitaramo cyiza. Umwaka washyize hanze album, uyu mwaka twaye igikombe cya mbere, bisa naho ari umwaka udasanzwe rero muri karere yawe wanakozemo n'igitaramo. Uyu ni umwaka mwiza cyane, ni umwaka w'ubuki kuri yewe, ni umwaka wabaye mwiza cyane, kandi nawuboneyemo ibintu byinshi birimo umugisha kandi bikaza biza neza. Ibyo rero ni ibintu nishimira, aho gurantindiye ku itariki ya 31 nijoro, ngira ngo zafata umuhanda ngende n'amaguru ngende ndirimba nishimye, ariko nta kintu cyiza nko kuba umwaka wo kumera neza nk'uko wambajije, ariko unafite n'igihugu cyiza gitekanye, kirimo umutekano mwiza, kirimo ibyishimo byinshi. Ibyo rero ni ibintu umuntu wese agomba kwishimira. Wambare mwiza, umbera mwiza 100%. Yego, 100%. Mperekeza mama neza, aragenda ngita kumurekeza no kwishimira ubuzima bwe. Hari n'ibindi byinshi umuntu atavuga, ariko iki nacyo no kumva ko noneho umuziki wacu gakondo wageze ku rundi rwego. Wabibonye igitaramo cya Kigali Dutarame, cyari igitaramo kizahora kiza buri mezi 3. Urumva rero ko ibintu byose n'ubuki. Reka dusoreze hano ariko banza abantu baba wihariye ijambo ku myaka 40 umaze, si imyaka itari mikeya, ni irihe banga cyangwa se hari abakiri batoya bifuza kumera nkawe, ni iyihe nama wabagira kugira ngo nabo bazabashe gukora nk'ibyo wakoze? Inama ya mbere nababwira iki se, no kumenya icya mbere icyo ushaka kugeraho. Icya kabiri ukamenya ko ubuzima bwawe buhatse byinshi, ko ari benshi bifuza yuko wajya mbere. Bashaka bavuga, sinzi ko mbazaga ku bahanzi cyangwa se ku rubyiruko rwose, ubwo navuga ku bahanzi n'icyitegererezo. Nabivuze no mu ijambo hariya, hari ukuntu umuntu agomba kwifata akamenya nuko agomba kwitwara neza mu buryo bwose bushoboka kugira ngo abeho. So mu rubyiruko ntaza gusubiramo ibyo navuze, ibyo ngibyo no kumenya yuko u Rwanda ari igihugu cyiza, u Rwanda rubatezeho byinshi. U Rwanda ntabwo kugira ngo turubone ntabwo ari gift, hari amaraso yamenetse. So rero abajene, igihugu kimeze neza, ni igihe cyo kugira ngo noneho bacyubake neza, bacyubake ari bazima, bacyubake atari abasinzi, batubake atari abantu biyandarika, bacyubake mu ndangagaciro zuzuye kugira ngo kibe paradizo. Tukiri bato dufite ibyo twakoze, ariko nabo rero ubu ngubu noneho no mu mahirwe menshi nibagaragaze ko ibyo bakora babikora ari bazima, babikora babishaka, kandi ku gihugu kiri mu maboko yabo, nyamuneka batazadusazisha nabi. Wasama people, nizere ko umeze neza, nizere ko ibyo murimo gukora birimo gucamo cyane, kuko nanjye birimo gucamo. Ariko nayo utarimo no gucamo, komeza ugerageze kandi mujye munasenga, gusenga birakora. Freddy Musoni, that's my name, nibera mu myidagaduro. Turi muri Camp Kigali, aharimo gutangirwa ibihembo bya IMA 24
2025 cyangwa se Isango na Muzika Award 2025 aho ibyamamare bitandukanye birimo biragenda bifata ibihembo byabyo byakoreye uno mwaka wose. Umwaka wari muremure, buriya kugufata akagushimira ni igikorwa kiba kidasanzwe. Rimwe na Black Nigga. That's my name, yeah. Black Nigga. Meze bitese? Yeah, ndashima Imana. I see you bro, uri happy Imana kabisa. God did kabisa. God did. Yeah. God did again. Uragafite best artist, best new artist IMA 2025. Umeze fresh ariko Ndishimye byatari cyangwa waratayeho. Nalegeje. Ibintu by'ijyamo n'ibintu byawe. Wayegeje? Nalegeje kabisa. Wanze ku Nalegeje ni nyuzana nitambukira. Warebye ibibesha. Haciye hejuru. Nkafate Terekana mishyere makangaka. Ese bura kwambara birakugora man, nyine ubitekezaho cyane cyangwa. Ibintu byose mbonye wafu ndiyambara, ibintu byose simba ko mfite bari byiza kenshi na kenshi. Ntago binsaba guhitamo cyane. None se niba ndi kubibona ziri koresha nangize ngo wabisumbanyije hano se natebeje uruhande rumwe Freddy ntago uzi fashion, you don't know nothing about fashion cars, what the fuck. Wateje uruhande rumwe nimba nitabeje uruhande rumwe bro. Bigira style se bigira inkomoka like bimeze gute? Umva Freddy ndomumodo mfite ibintu ntago ndomunyamuziki, ibintu ni freestyle mba nabiteranyije gutya nanjye ngahita mbona ya muri Milanga banabisa neza ngahita vuga reka ngende. Das $10 amaze gutwara igihembo cya Isango na Muzika Award 2025 Best New Artist. Wahigitse navuga ngo abakozi Tsunami Hitmaker, ndavuga Run Up, harimo Rodi, harimo Orima. Wabitekerezaga cyangwa byagutunguye ukimara kubona uri nominated? Actually ngewe ndashima Imana ko no mwaka wabaye umwaka w'umugisha kuri ngewe. Nago ari ibintu byantunguye byatari kuko ndakeka ko nakoze cyane kandi ibikorwa byanjye byatanze lizo kabisa kuri street byaragaragaraga. So rero nashima Imana byatari ko Isango Star yadutekerejeho, Isango na Muzika ikaduha credibility ngingi. Ibi ni ibintu by'agaciro Freddy, ibi ni ibintu by'agaciro biduha ni nko kudutera ingabo mu bitugu, no kutwereka ko ibintu twakoze tutavume mu gitete. No ndibona kubaza wumvaga ubideservinga like cyangwa wari ufite maka uvuga I think I deserve it bro, I think I deserve it cause urabizi ko ndi Black Nigga na muntu ari guteye ubwo ntabwo bwinshi nari mfite ariko mbwira ngo mvuga ati cyakoze no munika nawe nanjye abantu twari turi muri izi nomination bararenze bose Freddy, bararenze byataye. Nanjye niyushema no kuba naririmba rimwe. Birarenze cyane. Yitwa Black Nigga $10 amaze gutwara igihembo. Ibihembo nk'ibi ngibi bifasha icyo umuhanzi cyane ko abantu baravuga ati nta mafaranga biba birimo, bati bicuruza izina ry'umuhanzi. Hari n'igihe usanga igitangazamakuru cyangwa ababitegura aribo babyungukiramo. Ibihembo nk'ibi ngibi bifasha icyo umuhanzi. Urumva iyo na award zihari tuba tumeze nk'abantu tuba turi gukorera like ibi ngibi bitwereka yuko ibintu dukora hari abantu babibona bakabiha agaciro bakabitekerezaho. Nk'uko mba nafashe umwanya njye na Kiss tugacreating a beat n'indirimbo tukarecordinga, ibyo bintu bitugaragaza ko hari abandi bantu nyine ntabwo tuba turi gukora ubusa. Baba bari kutwereka ko ibintu muri gukora birarenze ahubwo mukomeze. Iyi ngiyi ni nka motivation. Niko njye mbifata tu. Project zose wakoze navuga ngo tumye twara igihembo ni za Kiss. Big producer. Why Kiss? Mukuru wanjye ze. Big brother. Njye na Kiss tugira duwa nziza, tugira chemical yacu biri hejuru bro. Nzagutumira muri studio session uzane na kamera za The Choice urebe. Biteye ubwoba bisa neza, biba entertaining nabyo ubwabyo. Yego. So rero nago njye nawe nago tujye dupfa gukora indirimbo byaba izanjye yaba niza amakodi dukora ku ma project even n'abandi tugakora mu ghost writer. So rero njye na Kiss dukora combat dance. Usibye ko nyina producer abanyikundira rega urabizi njye nkora ni one take. Ni one take. Ntago one take no recording inshuro 3 igitero kala sigitero nkata nitahira ubwo sugo umu artist uri umu producer ntago amukunda. Ni igitero ni kala ni igitero ugatana ibintu byo gusubiramo simbi. Ese mugani ubwo ni ibiki bikugora muri studio iyo urimo creating ni cyo kintu ushyiraho mu mwanya producer ku ma session Ningora ukimufata nyimufata ntabwo anjika
kandi simurira n'umwanya taranti minute kazi ntago wancika ndakwemera ati kingora no producer no kumwanya by the way Joe nakubonanye na Element ni kano ka video nabonye nakavuba nakakera what's going on oya nakavuba nagariga Element dukana ku project menshi bro subizi se yego tuba tuguri guteka buri munsi natwe nago tuba turi kuruhuka so rero Element buri gihe yaranditse mu Rwanda bisika batari nahari yibereye yabaye traveler traveler shaka yabaye traveler rero shaka ariko nangiye yakirandinga mpitamo kone nkamwe tujye mu kazi bare we hari na project turimo tugakorana ndashaka kuzayisangiza abanyarwanda urumwe kugiye yawe wow hari project turimo turakorana kabisa ndashaka kuzayisangiza uno mwaka ugitangira ndahitamo kubita project kabisa ese barabizi kuko ubu turi kuvugana narangije gushutinga indirimbo yanjye na Shemi je na DJ Junior tugiye kuyibatama good news Manianka uno mwaka utararangira ahubwo barabamana izina wawe yes ni award ya kabiri mu mwaka umwe bisobanuye iki kuri Diezora bisobanuye iki kumwanza yewe abanyarwanda barankunda si niba ese kuki bakoresha ikimenyane cyane abanyarwanda uzwo bankunda ngagira ngo harimo n'ikimenyane bro abanyarwanda barantonesha barubana gutoni abakobwa especially abakobwa ariko nabo abakobwa baracyagukunda bya none ubu byarushije ngira témoignage cyangwa testimony y'ukuntu umuntu aba ari umwapkaminga abakobwa ari bakeya iyo abaye umustar bitabigenda bite noneho abakobwa bari declare abakobwa babishyize noneho ku mugaragaro bakibihisha nge nabo turi kundanira ni ntabwo urabona girlfriend mva none ibintu utangiye kuzana aba turi kuvuga umwe aba our girlfriends bro ese bamumari nk'abangaye bahagije our girlfriends biterwa n'ikimutima Allah subhanahu wa ta'ala atwemera abagore bane urinde ukuhinyuza Allah urinde rero urinde guhinyuza se urapinze ngapinga pinze Allah subhanahu wa ta'ala akaze Freddy kanisema reka tumite kura usubiremo hariya hari igitaramo kiri on coming cya The Ben azahuramo na Bruce Melody twagiye tubonamo amasura mashyashya ubuzima bugahinduka especially y'amano tubonamo n'abandi bahanzi nyine bagenda bakoramo ukabona nyine ni igitaramo kinini abantu babonye n'umwaka waragenze neza hari approach waba warakoze cyangwa bakoze haba hari ibiganiro by'uko wazagaragara mu gitaramo cyangwa hari icyo ubona cyagufasha igitaramo amakuru yacyo nanjye yangezeho usibye ko burangiye no mu gitaramo cy'ubushize ariko baririmba rero urumva iki gitaramo ndi familiar nacyo so rero igitaramo niyo ntaririmbamo iyo nagiye amahirwe yo kukirimbamo nzacyatendinga ko ni igitaramo nanjye kinshishikaje ese we abantu kwiyunga bari basanzwe bakora business kuri kwa Melody na Ben ubibonamo inyungu cyangwa n'igihombo ku muziki wacu rero urumva mba ndi outdated cyane abantu biyunga nabahe abantu biyunga no guhuza imbaraga nabahese ntago bazi ntago mbazi ngiye ntabwo uzi igitaramo cya Ben Melody azakiririmba mba hashize igihe kinini byatari abanyarwanda habayeho ubumwe n'ubwiyunge rero ubumwe n'ubwiyunge bugiye kongera kuba nubwo guhuza imbaraga bagakorera amafaranga kandi twarazihuje ariko Melody na Ben ntabwo bari bazihuje uze tuvuge ko utumvise indirimbo yitwa Indabo zanjye yitwa Indabo zanjye indirimbo yitwa Indabo zanjye yego narayumvisha ya Tiger B ntabwo wumvishe Munyakazi indirimbo z'icyashya mute ntabwo wabonye imisatsi bayikuyihuha ibyo bintu izo details mureba njye naje gusanga mubateranye mushaka kuba mubateranye kuko njye ibyo ntabyo mbona hagati yabyo ntabyo mbona bagiye no gukora n'igiteramo bashyize hamwe abantu nta rwango bafitanye n'inshuti ahubwo ufitanye urwango n'umuntu mwakorana igiteramo mukagishyira hamwe cyangwa umwe yakora icye n'undi agakora icye tukareba abantu aho bajya benshi bagatandukanya venue what do you think
niba abantu bangana ehe umwe najye kandi kiganiro najye Canal Olympia turebe ku munsi umwe ku munsi umwe iyo ni ariko ibyo vuga ngo barangana bose bagahora arena kanigende umva igende kandi ntacyo yitwa Diezdola ni umuhanzi yatwaye igihembo cya best upcoming artist hano muri IMA 2025 ni ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. By the way, The Ben and Bruce Melody bose bari muri iyi nyubako muri iyi tente, ni ibintu navuga ngo bitunguye abantu bose. Babonaga ko batabitekerezaga ko bano bagabo bapfa guhurira mu nyubako imwe, cyane ko bafite igitaramo bazahuriramo. Indirimbo hanze zirimo zirisuka, imwe ni Munyakazi, umusatsi urimo uravaho, indi ni Indabo zanjye, ati wabaswe n'ifu, ni byinshi biri imihanda. Stay tuned, The Choice Live, Freddy Musoni, that's my name, blessings. Ariko kanguhereze diro, waba ushaka imodoka cyangwa PS zazo? Yes, kampani yabigufashamo yitwa Rama Travels. Rama Travels uburyo ari abadanje, baguhereza ubahereza igice hanyuma andi bakazayakwaka bamaze kugezaho product ushaka. Ariko nanone reka wowe ushaka gukora ingendo shuri z'ubucuruzi by'umwihariko, ushaka kujya gusura kumenya uko ibikorwa bikora inganda runaka, kampani yabigufashamo yitwa Rama Travels. Rama Travels irabigufasha cyane. Kuri Instagram ni Rama Travels, ugahita ubibabona, ndetse na King Motors ni kuri Instagram, andikamo king_motors_aw, ubundi ibintu byose bikagenda neza cyane. Izahari kuri kamera. The Choice Live.